Ndi papa SAVA. Nibyo nari ndimo ndeba rero. Ubwo rero ikintu ushaka ni iki? Nuko ibintu tubyumva noneho n'umwana utureba, umwana muto w'imyaka 7 akajya yumva uko ibintu bikorwa. Birashoboka. Birashoboka. Sabima urahari? Wese. Urahari SP? Nahari bose. Okay, kandi wowe urabyiruye. Abana bakeneye kubimenya. Okay, twagiye rero. Yego. Kubera iki kwita inka amazina babyita ngo iki? Babyita ngo iki? Sabima babyita ngo iki? Kwita inka amazina. Kuki babyita gutuka? Kuki babyita gutuka? Kudasubije Se njyewe. Nizo nditse mwana Njye babyita gutuka. Kuki babyita gutuka nyine? Kuki babyita gutuka? Oya urumva. Inka nizirwana. Rero biriya bintu baba bavuga ngo inka ngo yageze haranga imukubita icumu ry'umwihirimbo. Aba ari ukubeshya. Oya. Nibyo uko baba bafashe abashumba b'imbangi. Nyine nanjye nibyo bakabategeza izo nka zikabagirira nabi. Yari kwiruka ni byumve neza. Kwita babyita nanone gutuka. Impamvu babyita gutyo no kubera iki? Urabona abantu abashumba ubundi ukuye mu mwami. Abandi bose babaga mu bashumba. Noneho ufata nk'umutware w'ingabo, fata umutware w'inyambo, fata umutahira. Ugeze ko hasi ariwe bita umurenza masi. Ariwo abantu benshi bitiranya n'umushumba. Amamvu batujya mu bukwe kumva umuntu aravuze ngo njye sindi umushumba ndi umutahira. Kandi yaba umurenza amase, yaba umutahira, yaba umutware w'inyambo, yaba umutware w'umukenye, yaba umutware w'ingabo, bose nabaki abashumba. Abashumba ni general. None impamvu babyita gutuka no kubera iki? Nuko bafata ubusho bw'imbangikane y'abatahira nyine, uri kubyumva, y'abashumba bakazibateza. Uri kubyumva icyo ashaka kuvuga? bafata ubusho bw'imbangikanye. Reba urumva abashumba uretse turebe ubundi mu buvanganzo nyemvugo nyabami. Murabizi ko ubuvanganzo birimo ibyiciro bibiri. Hari ubuvanganzo nyemvugo nyabami, no kuvuga ngo ibituranga nyine mu buvanganzo bwacu ariko byo ku rwego rw'iki rw'abami rw'ubutegetsi. Ubuvanganzo nyemvugo nyabami habamo ubwoko bubiri bw'inka. Nubuhe bwoko bubiri bw'inka? Ibihogo n'amagaju. Ibihogo ni iki? Ibihogo rero ni inyambo kavukane mu Rwanda, gakondo zo mu Rwanda. Hanyuma amagaju, noneho amagaju ni inyambo zabaga zaranyazwe hanze y'igihugu twateyeyo mu bitero. Urumva yuko inyambo inka z'amahembe nziza izanyazwe mu bitero ingabo z'u Rwanda zabaga zateye, bakanyaga y'izo nka z'amahembe nziza. Izo zitwa amagaju, zikagira abatahira bazorora. Abo ntibagomba korora ibihogo. Mu gihe ibihogo ari inyambo kavukane mu Rwanda, zagiraga abatahira bazo, nazo zikagira abatahira bazo. Gutuka rero ni iki? Kwita ni iki? Nigihe bamamagaraga bakavuga bati izi nyana zikeneye amazina. Mbere bazitaga izo bita impamagazo. Iyo zabaga zitarabyara bazitaga impamagazo. Iyo amazina yo kuzihamagara. Noneho bakita imbangikane. Imbangikane ni iki? Nuko niba nagiye kwita inyana zo mu magaju cyangwa inka zo mu magaju, narazifataga zikajya kurwana n'abatahira n'abashumba bo mu bihogo. Turi kugenda. Ntabwo nashoboraga kwita inka z'inyambo z'ibihogo ngo zitegeze abatahira, abashumba, abarenza amase, umutware w'umukenye, umutware w'inyambo, umutware w'ingabo wo mu bihogo. Nanone reka noneho reba urimo nko kuvuga wenda yuko
meya uri kubibona cyangwa DPC uri kubibona inka yamufashe ikamukubita ihembe mu gatuzi gaterera mu kirere ikamanura igakubita ku rutara agahita ashwanyagurika mapumbu kure urumva atari ukumutuka se niyo mpamvu kwita babyitaga kugira gute gutuka kandi ibyo byabaga mu buvanganzo nyemvugo nyabami bw'ubutegetsi nyine niyo mpamvu bavuga ko inka burya bazitura ubu nuko nyine umuco wacu tuvuga tuti ntibitakare ariko ubundi byaturwaga umwami ni ngoma ngabe ubwo urumva muri kubyumva neza perezida ibendera ikirangantego cy'igihugu sasa ni wowe ntabwo ari ukujya mu bukwe uri kubyumva wowe ubwo se karahari arahari ntabwo ibingibi gusiga ibingibi bigomba kukubuza kumenya umuco gakondo wawe uri kubyumva tugeze ku kindi rero ni ukubera iki mu buvanganzo nyemvugo noneho bwa rubanda iyo wavugaga amagaju cyangwa ibihogo biyumvira iki amabara niwazi sine akaza uruvuzo akaza ikibamba akaza ikijuju ariko bitandukanye na nyemvugo nyabami nyemvugo nyabami ni ubushyo bubiri ni ubwoko bubiri ni ibihogo kavukane mu Rwanda ni amagaju bamyaze burya mu buvanganzo bwa rubanda bo bavuga ko n'inka zirwana hagati yabo ngo imwe yishi indi imwe yishi ariko nyabami ni ubushyo burimo kurwana n'abashumba hanyuma twakomeje kubera iki turi kumwe muri ayo mazina y'inka bavuga ko ibyo barimo kuvuga inka baba bazihaye amarwanize nyine urumva kubera ko inka zitarwana ibyivugo byayo cyangwa ibihimbano byazo ibyo bita amarwanize mu kuvuga nyine barazihimbira uba wumva ngo ibi byabereye twavuze yuko ibyivugo by'imyato bibamo ibiki by'ingenzi bibiri by'ingenzi ibyivugo by'imyato cya mbere ni ibikorwa ari byo bita ibigwi ego noneho hakaba n'ibirindiro aho ibyo bintu byabereye ni ukuvuga iyo uri guhimba icyivugo mu by'ukuri urabanza tuzanabigeraho ariko icya mbere cy'ibanze kiba kirimo ni uko hari aho ibikorwa by'ubutwari byabereye uri kunyumva Nyagatare nahakubitiye umubisha yirukanka ahunga Nyagatare aho byabereye wakoze iki nahakubitiye umubisha nimanye Rwagasore mu Butansinda bwa Kigoma na Muyange ibirindiro ni Butansinda bwa Kigoma na Muyange nimanye ndi Rwagasore ibikorwa by'iki by'ubutwari ibigwi nyine turi kugendana n'inka rero nazo zijya kurwana bakazihimbira ntabwo ziba zavuye Nyagatare zigende zigere Rwamagana zize zigereye Kabuga zize zikomeze Kanombe zirwana zikubita zigira oya ni ibintu bazihimbira bitabayeho niyo mpamvu bavuga ko amazina y'inka mu buhanzi nyemvugo cyangwa mu buvanganzo nyemvugo nyabami n'ubwa rubanda byose hamwe nibyo bintu bikomera kuko urimo gushingira ku bintu bitagize bitabaye ariko ibyo urimo gukora bishingiye ku nka zihari turi kugendana iyo bavuga kudwanga muzi icyo ari cyo kudwanga inka ni igihe wajyaga kwita ibihogo wazitezaga abashumba b'ibihogo byitwaga ko wagize ute kudwanga ni nkaho wavanze uyu nguyu n'uyu ngo bakocorane no gupfa byashoboraga kuzamo cyari cyaha gikomeye cyane kuvuga ngo iyo wabaga uri umwisi wagombaga kumenya abashumba bose baragiye ibihogo ukamenya abashumba baragiye amagaju batuyehe baguhamagara kwita inka zo mu bihogo ukazitereza abashumba bo mu maki mu magaju turagendana musaza
wakwibeshya rero ukavuga uti Simoni uragiye ibihogo igiseke na Nyagisenyi kandi ari uwo mu Magaju urimo no kwita Amagaju ukaba ushaka guhanganisha inka na ba nyirazo inkunda bahitaga bakwica warahanwa ibyo kwicana wariko warahanwa turimo turagendana turi kugendana ninde muntu wanyongerera akandi kantu we nta kantu ufite wakubitaho sipe twunganire nta kintu watubwiraho uzajya winywera amata ubundi wigire hano murimo murabyumva ariko turimo turagendana twagendanye yuko mu buvanganzo nyamvugo nyabami habaho ubwoko bubiri bw'inka ibihogo n'amagaju ariko mu bwa rubanda bo bakaba bibarira amabara agashobora kuba menshi hanyuma rero hari ikibazo nashaka kubabaza mu marwanize nk'uko twabivuze inka zitwara izihe ngabo zitwara izihe intwaro inka zitwara iyo ziri mu aho ngaho amahembe yazo niyo yari ingabo zazo amahembe ni amacumu amahembe niyo macumu yazo ni amacumu n'ingabo zazo ingabo ntabwo tuzizi inka mu marwanize zitwara intwaro zitwa amacumu ariyo mahembe yazo niyo mpamvu abangwa mucumise mu ngabo kandi ukumva bavuze amakuza nyine ni amacumu ariko ntabwo zitwara imiheto ntizitwara imyambi hari ubwo zitwara karacimikofe ubu hari umuntu ushaka kujya kwita ubu ngubu iti imukubita isasu ryo muri karacimikofe igituzi iragisata nuko hari abavuga ngo imucumitisha amatwi mahembe iracumitisha amatwi amahembe iracumitisha amatwi apana gusa uri mu biki wibifatanya iracumitisha amatwi amahembe agakoma iki iracumitisha amatwi amahembe kayajunjika yacumitisha amahembe amatwi agatukura icumitisha amahembe amatwi agatukura gucumitisha amahembe ya macumu yayo ushobora no kuvuga gucumitisha amakuza ubwo ukaba uvuze iki amahembe amatwi akagira ate agatukura nyine kubera ko amahembe ziyakoresha nk'amacumu niyo baba bakoresha iryo jambo gucumitisha ni amahembe ntabwo ari amahembe ni amacumu makuza ni macumu ubwo gucumitisha si imvugo nyandagazi papa sava arambwe ngo muteye icumu ngo nabamucumise kuvuze se niwe bivuze ibyo ni ibyanyu byaje nyuma kubera uburaya ariko mu byivugo se iyo ikintu ugishisemo kwanza nibatera ucumitwa n'igihembe igisongo hanyuma se ntabwo umuntu akubwira ati iryo jambo rimucumite bivuze ngo iki rimujomba ryumve ariko abubu nyine mwabigize uburaya reka noneho rugaba atuzamurira izina ry'inka turihereho twige none mukurikire turaza kubireba yego ndeba unyurwa rubanza mbuga impangazamihigo ya Nyirimbaga n'ubukombe bw'imbuza ntanishyikirwa n'amashyo y'imbohe Imana yiremye ari imbonera inyambo zibonaho umutware urwamo ruzitera amarere amareze y'imeta zirayitirirwa ishema ziriterwa n'impamagaza n'inyamibwa Imana yagoroye izanamije mu mbabazi abahizi ntuzigeramo bugira usesa zose zambereye ibikwerere zirimo isonga yacuze inkumbi zirimo inshozamihigo n'ishoboke aho yateye kitwaza icumu ry'indekwe bakarije mu ruganda barihutira ingoga mwagasohetse mu rugo imukubita mu ngata y'umugongo ngo urwo si uruti n'umugani n'ubu rwamugize umugunda ndagiye iyindi nkuba y'isonga idasiganira inzira n'abaswa ibana n'isata mu kirere ikazisumbya imihigo zose
urumva n'iyindi rero mbe mugabo wijyamo aho batinya inkuba zishinga imyato y'ingoma inka rutebeza mbuga rwa mabuka impangazamihigo yo muzimatovu itabangiye iminega y'indekwe induru ntiyumva ngo ituze iyo ndirikirwa yatashye mu rwoga urwamo rwasanganiye impeta impundu zikwira igihugu bavuga yuko haje umuhozi bahamagaye nk'inka z'umurambi umwimura ntiyazikerereza zakongeje ingo zikabari zirakabuza impinga ya nsinda barazirangamira igishari bayora isonga y'ingabo nziza n'isatari boye ingondo mbere utimirwa zihotora ingoga rwanya mwigema ya rugamba inkurira kwamuza ziga ingoga zacebye imanzi mu rwambariro rwema zibana n'isonga amacumu yazo ntiziyatera hasi kumva teresifo hasi ubundi ubu ngubu mwanyohereza ngo yo mwe mutamubona mwagiye mureka gusuzugura umuntu ibyo nawe nicare kidomange sabaye kimwuka byawe uriya mavubisi nta n'isoni hari aho ngaho yaje hatakombeye yashyushye ndagukunda ndagushaka naguha ibyanjye byose agatsinda ukagira ngo ayo mafaranga atanze hari n'ikindi kiyari inyuma tambwira se ko yakangara mana yagenda kuko ugenda ikidomanye ndanze ndasetse tujya naraburiza satani ubundi buriya hatungiye fiyati ni uvoma atungiye uramuveba y'iki atungikwa aba yivugira ko na fiyati ya zamani itamutera urwaye mwese kugira ngo hari ikibaye kiba kiva ashoboye iki se mwicecekere ngo numva muri kunshaka usanga baragashwituye ntabwo ujya wumva nyirangare bajya bavuga undi wo mu nanga nyirangare nyirangore nyirangore wa wundi wo mu nanga bajya bacuranga bajya bavuga nyirangore na ntuzarya na nyirangore na wa muhungu utarumvaga igikoma Sofia ajya yicuranga yego naho niho byatangiriye rero be natuye we ariko giye mfite ikibazo none se ashatse guhuruduka nk'avoka nta n'ingabo yo kwikingira yahese icecekere nakubwiye ngo icecekere ukuntu hatungi namwemeraga ujya muri ibyo ngibyo hano hari udushya rwose utaraza ngo sinzi amasomo bagiye kumwigisha isomo rya babiri nta kibaye se ariko rero ni nk'uko nguko nase ubwo bari baretse kwiga bajya muri ibyo bintu by'ibishitani none se ko watinze hatungi akigira ndi ingabo yaragiye kumwemeza biguye yaragiye kwemeza hatungi nyine n'amakagashi hatungi yari ariho se kujya ntabwo gutyo gusa nase biviriyemo aho ngaho ugasanga umva mbabwire ntumbaze ngo sinzi ngo ni za natirere mayi narayobewe n'izo natirere yahereye karavuga uraseka mbabarira nafite ngo ni za natirere sinzi niba hari umuntu wamubwiye yuko ikidomage cyanjye ari icyo bandikishamo ikaramu ipfundikiye no hejuru agukubise umwimerere bishaje ikote chevre none se ese rero ntabwo bari bayicunze ngo bayiconga sinzi aho bamwigishirize gushushanya noneho uko nyine ubona kire idaconze uko nguko niko uretse kiriya nticonze namuhamagaye ariko ni mumuhamagaye ubwo tuvuge ko bimeze nka sosisi ikiri ishashi utyo funga farumasi hato atafunga farumasi oya kunaza kuvuga mu mukanana nakuvovoye ngo ni ikibika kiriho igifuniko rwatutse kamvugiraho neza gute ngewe hari ikibazo ngewe nigeze ngira ahubwo uyu nguyu ko aba wagira ngo akinisha umuntu twagezeho akaba ari kubisa mbabarira hatu undebe neza undebe wambonye nta n'isoni ntuzansuzugure we n'undi munsi ese ikibazo ngewe ugeze wumva ngewe hari ikibazo mfite ufite urugori uracyafite n'ibipfunyiko n'imisatsi yabo hatu rwose ntugire icyo tubeshye umwana ameze neza aruzuye iguru nibyo urumva ibuno nibye mbese mu nda nihwa
mbese ahantu hose hameze neza ubundi hameze neza oya reka hatunge mwibarize urabasha ko hatu oya njyewe muceceke nibarize hatu nirya ari batadushishikarije ko iriya suku yo ku mubiri ishobora gufasha umuntu ubwo urwo ruhumbikiro rw'imitezi mburugo na infection n'ibiki byose nibyo wari ugiye kumenamo bavuga yuko nsabima bavuga yuko iyo wakoze n'iriya suku ugaconga nyine kereye ikigori ukakivovora neza uzi yuko ufite amahirwe menshi yo kwirinda sida nibyo nari ndimo mubwira ase ubundi wamureba gutyo n'urwo ruhara rwawe n'imyaka ufite n'igihagararo cyawe ufite abagabo bagenzi bawe njya mbana wirukanga n'igitelefoni sinzi nicyo kikumariye wakaba ujya no kuri internet ukareba nta n'isoni wakubona ubwo rero ubugiye wigiye nta nubwo uzi ko kreyo itonze ariyo yisirimu nubwo n'urugori rufunitse ariko rwabonye ifumbire ariko hashaka umuntu nkawe saga imyaka nubwo rwabugiriye ubuntu niyo gakondo ndagira ngo noneho mbabaza ibyo ko muri gufata ibintu mukampfobya ibintu mukagenda mubyitiranya ubundi guhindagura ni byiza ubuse ninde muntu ugifite umutungo wuzuye wose nk'umbaye ubwo rero yarebye ibintu n'ibyo kwiyaka mu bagabo bagenzi bawe genda ubagira nyamacece Azari hoje. Tonye bamwemeye rwose. Ariko se agahinda mpakuye muri agahinda ki baba barakubwira bati shushanyisha ikaramu cyangwa ushushanyishe terasi nawe uti ntabyo nkoresha ngiye gushaka agati hanyuma ndekareke wari ugiye gusifura iya matese ni umununi ewe hatunye niba ari uko bimeze nansubiza intego yanjye ubundi njya kubikoresha hatajyana n'uyaguha kuko winaniwe amafaranga n'ayanjye ninaniwe se njye nigeze ntinya kujya mu kibuga none se ntabwo niwe kujya mu kibuga ariko washatse gukinisha kamambiri muri Champions League ubwo ni mpaka Premier League ukajyanamo kamambiri n'ubundi wajyaga turangiza amasomo ukatwakira umunsi ntuvunike turiyakira reba banda muri Champions League reka mubaze oya wivuga pe n'urwo ruhara n'imyaka ufite koko ntaso ariko se ubundi ko ari w'abantu barabaribwa disi kwari n'abantu utungiye hashize ari kuribwa no muri bari abantu barangirira umusaza ungana kuriya ufite umugore uruhara atabantu mwese mungana gutya akavuga ngo ngiye mu cyumba ngo baramutegeka nawe nukusa ugiye kubunuzamo hari njyewe nta kibazo mfite ngenzi gushushanya neza bye njyewe ikibazo cyabayeho nubwo busoseri bw'ikiri mama amafaranga njye kubikoresha rero ubundi rero ko rutambikana reka mureke guseka ngo nuko byagiye mu bikoroto n'iki n'amakaramu mu gatwazo iyo ntabwo ari imico abantu barateranye uko mungana uko mugiye mu bintu by'ubwambure mwumva mufite ubwenge turimo turiga tuti ngo intego ubu none nibaguha 200,000 ngo umira amayezi uzasama batiyure bamenemo hanyuma wasama umira ayo mayezi ese 50,000 byanjye ubwo ngubwo ndabihomba mu mafaranga n'agahinda nk'uyu hariya keretse ubihombye ahubwo ukanakubitwa nywa amazi akonje uzi ko byari kuruta nkanigumira ahangaha nanjye nywa amazi akonje nywa amazi birashira uryame wubitse inda ubu si urugero ubutanze ubu twigaga akora turi inararibonye kabisa